nabwira abadamu bagenzi banjye ko ntabwo urugo rwubakwa n'uko umugabo yakwiseshera ishusho, nta nubwo urugo rwubakwa ko umugabo yakuguriye imodoka, nta nubwo urugo rwubakwa kuko wasohokanywe. Urugo rwubakwa kuko uzi icyakuzanye mu rugo, uzi ko waje kuba umufasha w'uwo mutware. Kuwa gatanu w'icyumweru tunababwira ko habura iminsi mike cyane ku 10 kugira ngo umwaka wa 2019 urangire twinjire mu 2020. Imbere yanjye ndi kumwe ni famiye, ni umuryango ukorera Imana n'abakozi b'Imana. Twabasuye ngo tubaganirize by'umwihariko ingingo nyamukuru y'uyu munsi, ni ukugira ngo nk'abantu bubatse bafite urugo kandi bafatanye inshingano z'urugo n'umuhamagaro, turagira ngo tubaganirize batubwire se bikorwa gute, ni gute umuntu ashobora gufatanya inshingano z'urugo n'umuhamagaro. Ntabwo wenda nibatindire, ndagira ngo tubahereze umwanya bamanze batwibwire, tubakire kuri kamera za Yobokamana TV. Yasashimwe. Himbazwe. Turabashuje mu izina rya Yesu. Amen. Twagira ngo n'umutware wanyu tumuhe umwanya twibwire nadusuhuze. Murakoze, dushima Imana ko mwateye namwe mukaza kudusura aho ducumbitse. Nibyo koko nk'uko wabivuze, dukorera Imana. Imana yaraduhamagaye, turi abakozi b'Imana ariko dufite umurimo cyangwa se icyo twita itorero. Dushobora kuvuga itorero cyangwa ministries. Rero nibyo koko nk'uko n'ubundi dusanzwe dutambutse ubutumwa bwiza, kubera ko icyo tugamije ni uko twubaka abantu, dufasha abantu. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo, Yesu abwira Petero ngo nagusenye ngo ukomere, numara gukomera ukomeze n'abandi. Turi hano rero gukomeza cyangwa se kungura ubwenge abantu bifuza kuba nkatwe. Mpamvu mbivuze ntabwo ari ukwirata, kuko wirata kwiye kwirata Kristo. Jewe maze kubaka urugo na Fani Nyirishema n'umufasha wanjye, dufitanye abahungu 2. Ntabwo mubashije kubabona ariko bari mu giterane cy'umurimo w'Imana, ariko dufitanye abahungu 2 n'abandi turera nyine kuko biri mu nshingano zacu nk'umuhamagaro. Rero ntatinze, akantu ashaka kuvuga nuko hari amakwe menshi twatashye, hari n'ayandi twumvise ingo zasenyutse, kandi n'abadukurikira ndabizi ko mufite ibyo bibazo. Rero twe turahagaze, turashikamye, ubwo ibindi turaza gukomeza. Harimo n'imbogamizi, harimo n'intambara, ariko murakoze. Ndumva rero amazina yanjye ndeka nisubiremo ku batanzi. Nitwa Nyirishema Gabriel, nkaba ndi umupasiteri, nkaba ndi igihe senior pastor, kandi nkaba dushumbye Getsemani Ministries ku rwego mpuzamahanga. Rero murakoze. Murakoze cyane kwibwira abadukurikiye. Turagira ngo noneho by'umwihariko kugira ngo tunagiye kuri iyo ngingo yacu nyamukuru ivuga ngo se ni gute umuryango cyangwa se urugo rw'abantu bakorera Imana bashobora gufatanya za nshingano z'umuhamagaro, za nshingano zo mu itorero n'inshingano zisanzwe z'urugo. Twagira ngo wenda muratangira mutubwira ho gatoya nko ku mateka yanyu. Se mwatubwiye ko mufite abana 2 b'abahungu n'abandi murera, muratubwira se mumaze igihe kingana gute mubana? Mbere wenda gatoya muradusubiza inyuma gatoya mbere yuko mubana, wenda uburyo mwamenyanye, kugira ngo noneho na wa muntu aze kumenya ati se ngiye nk'umuntu wenda utaragira urugo, cyangwa se niwe ariko hari uburyo nshobora gukorera Imana nkanagira n'izo nshingano zo mu rugo kandi nkazitunganya neza. Twagira ngo wenda twahereza madamu wawe umwanya
akabanza akatubwiraho gatoya ku mateka yanyu mbere y'uko mumenyana na kugeza uyu munsi. murakoze cyane abaduteze amatwi ndetse n'abadukurikiye. Urushako rwacu gushakana cyangwa kubana n'uyu mutware Imana yampaye ni amateka, kandi buri muntu wese agira amateka ye, kandi turashima Imana ko yaduteguye mbere y'igihe, yuko yanteguye yari izi ko nzabana na Gabriel, kandi Gabriel nawe yari azi ko azabana nanjye nka Fani. So rero ibyo byose twabanye cyangwa se twahuye turi mu murimo. Yasanze ndi umupasitori kandi nawe yakoreraga Imana, arandeba arankunda, ntabwo yavuze ngo naheretswe, ahubwo yarandambagije aranshima. Hari akantu ntajya nibagirwa, ijambo rya mbere ryo kumbenguka yambengukiye kwa Rubangura. Aho ngaho niho twahuriye duhagaze duteze bisi, arandeba nyakaka nimero. Buri muntu wese rero agira aho bamwakira nimero, igihe banyakiye nimero kwa Rubangura, nuko ubucuti burakomeza. Tumaranye imyaka 8. Iyo myaka 8 yo tumaranyemo tubana kandi dukorera n'Imana. Ibyo twagendaga ducamo byose, tugwa tubyuka, ariko ntabwo duhera, ahubwo turakomezanya. Yananirwa akantera imbaraga, nanjye yananirwa nanjye nkamutera imbaraga, tugakomezanya. Twagira ngo noneho mutubwire, mwamenyanye uri umupasitori, nawe yakora umurimo w'Imana, uyu munsi ni pasiteri. Noneho twagira ngo mutwinjize muri za nshingano zanyu, haba mu rugo haba no mu itorero. Biba bimeze bite? Mubona ari ibintu se biba byoroshye? Ni ibintu umuntu wese yakora, cyangwa se n'imbogamizi muhuriramo nazo, uburyo muzitsinda? Twagira ngo wenda twaha umutware akaba ari we utuyobora kuri iyo ngingo. Mu by'ukuri jyewe uko umbajije ikibazo uti se tubihuza gute inshingano z'urugo n'umuhamagaro, njye nifuzaga ko yaza kugisubiza, kubera ko ndabizi muradukurikira. Intambara nyinshi, challenge umuntu ahura nazo mu rugo n'umuhamagaro, akenshi njye nabonye bigira ingaruka kumufasha, kuko urugo rwubakwa n'ibintu byinshi. Ntabwo ari inzu, kuko tuzi abafite amazu meza bafite na menshi byasenyutse, urushako rwarasenyutse. Ntabwo ndi buvuge amafaranga, Yesu nashimwe cyane. Ntabwo ndi buvuge amafaranga, oya. Ntabwo ndi buvuge amashuri, kuko hari abadogiteri nzi urugo rwananiye. Ikintu cya mbere cyo twavuze, kandi birumvikana umuntu wese ukurikirana iyobokamana azi ko bagiye kureba abakristo, niyo mpamvu turi hano, nta handi dukunda gutanga ibiganiro. Ikintu cya mbere cyo urufatiro ni Kristo, nuko warakira agakiza. Hanyuma Kristo niwe ugushoboza, niwe udushoboza kubasha guhagara muri ibyo bintu. Ibyo bintu rero by'intambara umuntu ahura nabyo, nifuzaga ko ari we wabivuga, byo mu rugo. Nifuza ko ari we wabivuga, kuko mbona ari we bivuna, kuko mu rugo anyita dadi, nanjye mwita mami. Rero abanyarwanda bavuga neza ngo akaburane kaboneke ni nyina w'umuntu. Ni ukuvuga ngo umugabo kurera ntabwo bimworohera, bakarize n'inshingano yakemura, ariko bigaragara ko ibifatanye n'urugo, umudamu aba afite byibura nka 80% mu rugo rwose. Ibyo tubibwizanye ukuri. Nitujya muri gestion cyangwa se icungamutungo, uburyo bwo kwakira abantu, kubana n'abantu, mbona ari umudamu. Kandi ibyo ni ibintu bisa nkaho byoroshye ariko bikomeye. Rero yakwihangana agafata uwo mwanya, ngiye nkaza kuza wenda ku by'umuhamagaro. Murakoze. Murakoze cyane. Nanone ntabwo urugo rwubakwa n'umugore cyangwa se ari ugira igisubizo, ni abantu bose baruzuzanya.
umugabo ni umutwe, umugore nawe ni umufasha. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu ari umufasha ni uko hari uwo abafashije, ni ukuvuga ngo hari ufite aho atuzuye undi amwunganiraho. Rero uburyo bwacu uburyo dukoreramo Imana tukaba no mu rugo, jye ku giti cyanjye ntabwo bimvuna. Icya mbere nabanje guca mu bihe by'umuhamagaro bigoye nk'uko ubushize nabivuzeho, amateka yanjye aho naciye, nca mu buzima bwiza n'ubuzima bubi ndabuzi. Rero mu buzima bw'umuhamagaro natorejwe ko Imana yari yambwiye ko nzashaka umugabo w'umukozi w'Imana, kandi nanjye hari aho nagiye ninjira nkumva ntabwo nashakwa n'undi muntu utari umukozi w'Imana wakwihanganira umuhamagaro ndimo. Rero nibwo yaduhuje, noneho iduhuza ari umukozi w'Imana nanjye ndi uwundi, kandi yubaha umuhamagaro wanjye. Hari igihe nageraga igihe nkaba nagiye mu ivugabutumwa nko hanze, agasigara mu rugo, nanjye akagenda ngasigara mu rugo. K'inshuro nyinshi n'abana babiri tubyaranye akenshi mbabyara adahari, akaba adahari, ariko nkamubwira kandi simukura umutima, nkamubwira ndikunda, cyangwa se ngiye kwa muganga akansengera kandi nkizera, yenza akaza agasanga umwana ari muzima ameze neza. Ni ukuvuga rero muri urwo rugendo rwo gutegurwamo nakiriye umugabo mbizi ko akorera Imana, nzi amajoro abakozi Imana barara, nzi inzira bacamo, nzi intambara bahura nazo, nzi ko bataryama badasinzira, arara ku matelefone akansoringa, bamuhamagaye, kandi niteguye ko bazakomanga amasaha yose, kandi singira ikibazo ngo umugabo ari kumwe n'umudamu ariho aramusengera bigeze amasaha ameze gutya, cyangwa baramuhamagaye aragiye. Ahubwo nahoraga niteguye ko inkweto ze zigomba guhora ziteguye, varizi zihora ipakinze, mbizi neza ko iyo bamuhamagaye agomba kujya mu ivugabutumwa nkamufasha. Rero numva ko ngomba kuba mu rugo kandi nkakunda umuryango kandi nkihangana. Ibyo byose rero twagiye ducamo by'urugo n'ibyo umuntu ahura nabyo, hari ibyo utagomba kumubwira. Nkavuga ni iki kintu nanjye iyo nagiye mu ivugabutumwa cyangwa mpuye nacyo cyaba kimeze gutyo. Rero byose nabihurije hamwe no kwihangana kugira umumaro. Kwihangana gutuma iyo ubana n'umuntu mwarazamuka ukongera ukamanuka. Rero iyo yagiye mu ivugabutumwa nsigara mu rugo kandi nkumva meze neza, n'abana simbakura umutima ngo mbereke yuko baba badahari, ahubwo buri kintu cyose kije, yaba n'icyanjye nabaguriye nkavuga ngo ni dadi wakiguze, nkabereka uburyo ise ari umuntu mwiza kandi abakunda. Kubera iki nubwo baba batamubona kenshi, ariko akaba abasha kuba ari kumwe nabo kubera jyewe uburyo nanjye namwakiriye. Wenda nk'imiryango iri kureba iki kiganiro babanye nabo nk'inama waha umuryango, nk'umuryango se babanye bakorera Imana, ariko ugasanga baracyagira ibibazo. Wenda umwe n'umugabo yagiye mu ivugabutumwa aramara igihe, umudamu akaba adashobora kubyakira neza, wowe nk'inama cyangwa se ikintu kibishoboza. murakoze cyane abadukurikiye. Nagira ngo mbibutse ko buriya imihamagaro iratandukanye. Hari igihe ushobora kuba, njya nkunda no gukosoraho, ugasanga umuntu avuze ngo mama pasiteri, undi akavuga ati ndi pasiteri. Kuba mama pasiteri ni umugore wa pasiteri, ariko nta yindi nshingano afite usibye kuba mu rugo akita ku bana, akaba umudiyakoni wakira abahehe abinjiye mu rugo rwe. Uwo ni umugore usanzwe nk'uko nawe yaba umugore wawe, umuntu usanzwe, yaba umucuruzi, yaba umufongisiyoneri runaka. Ariko umugore w'umukozi w'Imana ni ukuvuga ngo icyo gihe iyo atabirimo, ibyo ahura nabyo, wa mushumba ahura nabyo we ntabwo abimenya, niho haza wa mwuka wo gufuha, kuko ntabwo abirimo. Ugomba kumenya ese uyu mugore wa pasiteri yarahamagawe, ese uyu mugore wa pasiteri abirimo, kuko buriya pasiteri agira amavuta, agira igikundiro, arakundwa kandi arishimirwa. N'ubu rero ushobora kumubona ari hariya abwiriza uri umukobwa ukavuga uti ushingiye ku mavuta afite, icyampa akazashaka, nkunda ukuntu yambara neza, nkunda ukuntu avuga, pasiteri wacu ari smart, mbese akamuvuga. Icyo gihe rero iyo amuvuze akamushaka kubera ibyo yabonye yambara,
nuko yamubonye ahagaze ku gatuti. Ntabwo uko ari ku gatuti ariko azaguma ari no mu rugo, oya, ntabwo ariko bizahora. Ko nagera mu rugo azaba umugabo mu rugo, azaba umugabo mu rugo, azavuga neza, azavugana nabi, azahugura, azacyaha. Icyo gihe rero iyo utamubonye kwa kundi ya shusho wamubonye mutongeye kwimubonamo, akenshi utangira guhinduka umugore nyine nk'abandi. Ubu rero niho usanga zisenyuka, aho niho usanga pasiteri agiye ukamukurikiza telefone, yashyira hasi telefone akareba muri mesaje ye, hagira umudamu uhamagara ati ngwino usengera, ati niba abagore bawe, mbese agatangira kumufata uko atari. Kubera iki? Kuko abirimo ariko atabirimo. Hakaba n'undi rero nawe aba yarashakanye n'umupasiteri kandi nawe afite umuhamagaro. Iyo afite umuhamagaro ni ukuvuga ngo babana nk'umunyamuhamagaro, ariko akaba azi ko wa mugabo ari hejuru, we nawe agomba kuba munsi. Agomba kuba munsi, akaba umufasha we kandi akamufasha muri byose, akaba umunyamasengesho, akaba n'umugore we, akamukorera ibyangombwa byose bishoboka, yaba mu rwego ko pasiteri nawe akeneye kuruhuka, akeneye kugera mu rugo akishimira umugore we, akaruhuka, agakina n'abana, agakina n'umugore we, akishima. Hari n'igihe cyo kuvuga ku ndimi, hari n'igihe cyo gusohoka, agasohoka n'umugore bagatembera, bagasangira. Ibyo byose pasiteri nawe arabikeneye. Rero wa mudamu iyo ari umunyamuhamagaro ntabwo abasha kubwira pasiteri ati nutansohokana ngo unjyane ku mazi ntabwo nkunda, nutangurira igitenge kimeze gutya ntabwo nkunda, nutangurira imodoka ntabwo nkunda, nutanjyana nanjye nk'aho bakujyanye ntabwo nkunda. Ko hari n'igihe abakristo baza bagafata pasiteri bakamusohokana, bakamuzamura, bakamukunda, mama pasiteri ntibamwiteho, ntibabone ko ari nakwiriye. Ariko icyo gihe wowe iyo bikugezeho muri wowe harimo umuhamagaro, urabyakira kandi ntufuhe, ahubwo wowe ukaba uwo kuba inyuma ye ukamusengera. Wenda kugira ngo nawe tumuhe umwanya agira icyo avuga kuri icyo kintu, wenda we use nk'ubyikuraho, nk'ubwira nyine nk'indi miryango, wumva ari ihe myitwarire ikwiye kuranga umugabo uri mu murimo w'Imana ariko afite n'izindi nshingano z'urugo akwiye gukora kandi nazo zimureba? Ni nk'iyo myitwarire wumva yagakwiye kumuranga? Urakoze. Natangiye mvuga ko foundation ni Kristo. Rero iyo ibintu byose byubakiye Kristo, kuri Kristo urabishobora, kuko dushobozwa na Kristo duha imbaraga. Ntabwo turi burya ya Kristo. Ngewe mu nararibonye mbonye hari ikintu yakomojeho. Imana iguhamagaye, hari ahantu igucisha, hari ahantu ikunyuza, hari training ikunyuzamo. Training umuntu yanyuzemo ntabwo ari yundi yanyuzemo, kumuhamagaro ntabwo ari kimwe. Ngewe nahamagawe mfite akazi, mfite ibyo nkora ku rwego rwanjye meze neza uko mbyumva, ariko ndi mu byaha. Icyo ntari mfite ni amahoro, ariko ubutunzi bwo nabona ko nakuze ndi umuntu ukunda gukora. Ariko ikigeragezo nanyuze mu igeragezo cy'ubukene kandi nubaha Imana, kandi mbona imiryango nanyura kugira ngo mbone ubukire. Rero icyo kintu cyo gukena nubaha Imana cyaramfashije no gukorera Imana, kandi ndi umugabo nubatse, mfite n'umufasha n'umuryango ndeberera. Urumva ibyo byangishije kunyurwa nuko ndi. Okay, icyo ni kimwe. Icya kabiri nari mvuze ko cyaba ari ukunyurwa. Icya kabiri ni ugusabana n'Imana. Usabana n'Imana. Iyo usabana n'Imana ugira umunezero ukurenza ibibazo uhura nabyo, kandi noneho umunezero w'Imana ukurinda irari. Ukurinda kwifuza iby'abandi. Biravuga ngo ntukifuze umugore wundi. Kwifuza cyane biva mu kudasabana n'Imana, nugatanya gusabana n'isi. Ko mu gihe Eva atasabanye n'umugabo we, wasabanye n'Imana, yasabanye n'inzoka, yasabanye na shitani. Rero okay, ibyo ni bibiri. Ariko hari ikintu kimwe nshaka gusobanura ku banyumva nk'uko wabivuze. Igihe nifuje kuvuga ku muhamagaro, we avuga ku rugo. Umuhamagaro cyangwa se itorero, gushuma itorero
ubundi itorero bwaryo birigeranya n'umugore. Kristo ni umukwe, hama twebwe turi abageni. Iyo bavuze itorero ni aba Kristo, ni abari muri umuryango wa Kristo. None kuki ryitwa umugore? Uyu urebye umugore neza, umugore ni urugo cyangwa se ni umuryango. Ntabwo bivuga ngo itorero ni umugabo, itorero ni umugore. Reka turebe ibintu biranga umugore neza. Bankurikiye, nanone kuba umushumba uri umugabo, ndavuga umugabo mu buryo buri scientifique, sibyo? Iyo uri umugabo ukorera Imana bisaba ko ugira umutima nk'umugore, kuko muri kamere y'abagore bagira umutima uciye bugufi, bagira umutima wubashye, bagira amarangamutima, bagira imbabazi. Ibyo rero abagabo ntabwo bibageraho. Buriya nubona umugabo wataye urugo agata umugore n'abana, nta mbabazi aba afite. Noneho mu bihe by'imyuka abagabo barahukana, ariko ufite imbabazi wagumye kubaza utese abana basigende. Urumva? Rero ugomba kuba ufite umutima nk'umugore kugira ngo umupasiteri w'umugabo. Umutima w'umugore nabuze iburanga ni imbabazi, ni urukundo, ni ukwihangana. Kwihangana, guca bugufi, sibyo? Twebwe noneho mu muco birazwi cyane w'Abanyarwanda, usanga abagabo ari abantu bari hejuru cyane, usanga bavuga ari bashaka kuvuga rikijyana rimwe na rimwe, mu nyumve neza tunakangata tutanakemwe n'inshingano zacu, ugasanga rero muri ruratsi. Rero bisanga ugira umutima nk'uw'umugore. Niba uri umugabo ushaka gukora Imana, uce bugufi. Imana ishimwe cyane. Ndumva bisobanutse. Uce bugufi, wubahe, wihangane, kandi ugira umutima w'imbabazi. Ibyo ni ibiranga umugore. Iryo rero numva ari ryo banga rishobora gufasha umuntu wese wumva ushaka gukorera Imana cyangwa ashaka kuba muri urwo rwego rwo kugira umugore cyangwa umugabo bubaha Imana. Ikindi nshaka kuvuga, urugo ni ahantu Imana ikorera, ni nka factory, ni uruganda Imana iteguramo abantu. Ni ukuvuga ngo iyo urugo rushwanyaguritse cyangwa famiye icitse, nta gihugu tuba dufite, nta terambere tuba dufite. Niyo mpamvu ubona Bibiliya iravuga ngo umugore n'umugabo iyo batandukanye ngo abana baba bahumanye, baba ari ibivume. Birandika ivuga baba bahumanye. Ibyo ikiganiro kivuga kora ndebe. Ibyo tuvuga ntabwo ari demonstration, ntabwo ari ibintu twateranije, oya, ni ibintu bifatika mu myaka tumaze. Rero nibanze mu ijambo, kuko ndumva iyo uvuga ikintu uri cyo kirakuryohera. Ni ibyo rero nashaka gusobanura bishobora kugufasha kuba umugabo wubaha Imana kandi uri no mu muhamagaro. Nuko ugira umutima ari ibintu ugomba guhuriraho n'umugore. Murakoze. Uvuye hano ugiye gukora umurimo w'Imana cyangwa se ugiye mu ivugabutumwa ahatari hafi, uramarayo igihe. Yanabivuze neza, aravuga ati hari igihe njyana nabyara adahari, nkamubwira ngo nabyaye kandi akabyakira. Bibaye ngombwa ko nawe agenda asize hano, wenda hari abana. Wowe ubyitwaramo gute? Urakoze. Ngiye kuvuga ibintu bikomeye. Ngewe birumvikana ko nange nari mfite ababyeyi, ariko nsigaranye papa. Mama yarapfuye mu ntambara, nyine mahano yagwiririye igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ariko ibintu nkora ngewe ubu ntabwo nayibonye ku babyeyi banjye. So umunezero mbona mu rugo ntabwo nigeze nkubona mu rugo iwacu. Cyambere papa yashatse abagore barenze 2. Icyo cyonyine cyari kuba igikomere. Urumva rwa rugo rurushye. Icya kabiri, ntabwo ibintu basha gukora papa yabinkoreye. Warumajije utese iyo adahari mbiyitwara gute n'abana? Ni ukuvuga ngo nyine ngere wa mutima w'umudamu, niba yoza abana ngomba kuboza. Nubwo twaba dufite umuntu udufasha, ariko urugo ni urwacu, bazagenda badusige. Twebwe ntabwo tuvuga ko dufite umukozi, nabo tubita bafasha n'abana. Ibyo nabyo ni ubundi buntu, kuko none hari abantu bagira abantu mu rugo bakabananira, ukahora ahindura abantu, kandi guhindura abakozi ni nako uhindura n'ingeso z'abana. So rero biri muri bya binavuze ngo ugira umutima nk'umugore,
gusa rimwe nuko bisekeje umunsi wa mbere noza umwana nacuritse sivirete none yabimbwira kubera kunyubaha cyane no kuntinyangira ngo nako ntikabura gutinya kw'abana ababyeyi cyane cyane yari papa ndayicurika niyo kosa nakoze ariko ibyo akora nanjye nabikora ndakoze twagira ngo tujye mu itorero ho wenda turahera kuri mama pasiteri nubwo yatubwiye ngo ntago abikunda iyo mvugo ariko noneho twagira ngo tujye mu itorero muvuye hano mu rugo ho noneho za nshingano zo mu itorero zo kuzikora biborohera gute cyane ko ari uriya bafite inshingano nawe uzifite biborohera gute? murakoze cyane ni nk'abavuze uti se mukorana mute kandi mu itorero rimwe ikintu cyose kigira plan iyo twahuje umuhamagaro ko twese uwo dukorera n'umwe mbere y'uko iyo tugezeyo iyo turangije inshingano y'urugo twinjiye mu itorero tuva mu rugo twamaze kubipanga nk'ubu twaraye ijoro twaryamye ibyo byose mu masaha 9 twari twakoze ku manywa iby'urugo tugera igihe noneho dupanga gahunda y'itorero twari turiho dupanga uko gahunda zose ziri bugende rero turicara akampa inshingano ngomba gukora mu itorero inshingano n'uvuga ngo nanjye hari abari munsi yanjye ngomba kuyobora kandi nanjye nkagira ibyo nanjye raporo ndi bumuhe turuzuzanya kandi tukibukiranya ntago turemerana nta nubwo tubangamirana cyangwa se ngo duhangane ahubwo mwubaha nk'umushumba mukuru ushumbye kandi nanjye akanyubaha nk'umukozi w'Imana dukorana rero twageze mu murimo ntabwo haba hakiri madamu cyangwa iki haba hari umukozi twese turi abakozi b'Imana ariko buri muntu wese ahagaze mu muhamagaro we. Birumvikana ni abakozi b'Imana twasuye twagira ngo wenda tunasoza twumve ngo niki umuntu urareba iki kiganiro ni irihe somo ari bukuremo aho wenda byaba byiza munifashishije na Bibiliya aho wenda umurongo ubisobanura neza kugira ngo nubasha kureba iki kiganiro agire isomo kugakuramo bijyanye n'uko yafatanya za nshingano twavugaga z'itorero n'inshingano z'urugo. Twariyo turavuga uburyo noneho dushobora gukorera Imana nka couple nk'umuryango kandi n'umuhamagaro ariko ntekereza ko umuhamagaro nanone kugira ngo ube mwiza utangira mu rugo ahantu batekereza ko kugira itorero ryiza ari ku gatuti hari agatekerezo kamwe nigeze kumva umudamu umwe yigeze abwira umugabo ati narakubuze ndase wamburiye hehe ati narakubuze ati kandi namenye ahantu wimukiye ati nimukiye se ko mbandi mu itorero ndi mu rugo duhorana imbere atari ahantu ba cyane yewe umugore ngira niwe yabonaga heza kuruta ahandi aravuga ati kandi nzagusanga ati kandi ntabwo nzajye nzimuka ati nawe ugira brag ibintu nk'ibyo ngibyo none umukozi w'Imana yakunda kuba ku gatuti ntaho umwanya famiye ye bumva abana bo mu rugo niki nyine bimureba byo mu rugo arangije rero umudamu icyo yakoze yafashe bya bintu byo mu nzu bikenewe nyine umva byo muri cuisine bo muri cuisine guteka kuko nyine abantu bagomba kubaho barya afata saro afata ibitanda arapakira ubwira abantu bati mumpakirire ngira ahantu twimukira tubonye ahantu heza ngiye mbona tukuriye kwibera noneho umukozi w'Imana ari ku gatuti agiye kubonabona abantu bariho barinjira akandi wari ubirangaje imbere ari madamu neza akabona ariho ararwana yinjiza ibintu nuko rero ikirimo aho yaje amubwira ati rero ahangano nashaka ko tutwimukira ko niho uba cyane niho mbona iyo uri hari umunezero mwinshi rero ndashaka kuvuga ngo ntabwo itorero ari hariya ku ruhimbi
nta nubwo ari n'inyubako. Itorero ni fellowship, ni ubusabane buri hagati y'umuryango. Ubundi itorero ni umuryango, itorero ni umuryango. Niyo mpamvu bivuga ngo Kristo ni umukwe, hanyuma twe turi abageni. Niba naramukoye inka, Kristo yadukoye amaraso. Rero nubwo dufite akanya gatoya, mu mibare, abize imibare, iyo ufashe rimwe ukayiteranya n'irindi ni kabiri. Ariko mu mwuka, muri Kristo, iyo ufashe umugore ukamuteranya n'umugabo, ntabwo muba babiri, muba muri umwe. Rero ntabwo mubona nk'aho ari umuntu wundi wo hanze, ndibona. Ibyo birumvikana. Rero navuze mu mvugo izimije y'umwuka, ariko reka mvuge iki cyanditswe cyatwubakiye cyane kiradufasha. Ni ijambo riri muri Yoshuwa 24:15. Yoshuwa abonye abantu batangiye gusubira inyuma, basubiza imitima aho bavuye, aravuga ngo nimutekereze niba gukora Imana ari bibi, ngo ariko jye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Rero twebwe n'inzu yacu twahisemo gukorera Imana, nubwo harimo intambara. Yabivuze kubyara ntahari, rimwe na rimwe hari n'igihe nagendaga ntasize n'ibihagije, ariko akihangana. Twaciye mu bihe. Kubera iki? Imana ibona uri hejuru irakumanika gushyira hasi kugira ngo ubane n'aboroheje. Niyo mpamvu navuze ngo ntabwo ubutunzi bwubaka, hubaka umutima. Ntabwo ku isi ubushakashatsi bwinshi bugaragaza ko imiryango ifite amahoro ntabwo ari ifite amafaranga, ahubwo n'ifite Kristo, yubaha Kristo. Rero bantu bakozi b'Imana, ntabwo muri abanyamakuru, muri abakozi b'Imana. Niryo banga, dukorera Imana. Dukorera Imana mu mbaraga, mu bwenge, mu butunzi. Kandi gukora Imana si ukuvuga. Dufite abantu benshi. Hari ikintu tutavuzeho, ariko mu buhamya twagiye dutanga twaragitanze. Aho twavuye byadufasha gukora Imana neza. We nk'umuntu wavuye mu idini ari umubikira, hari byinshi yabonye. Hanyuma nanjye nk'umuntu wabaye mu isi, nkaba ndi mu nzu y'Imana, hari byinshi nabonye. Ngiye umuhamagaro wanjye cyane numva focusinga n'abantu bababaye muri ubu buryo, bari mu biyobyabwenge, bari mu bujura, bari mu ngeso mbi. Isi yakubise yababaje, abo nibo niyumvamo. Kandi nasanze leta itabahindura, kuko nanjye ntabwo yigeze impindura. Ariko mbonye abantu bahinduka. No mu buhamya abantu bazakurikira, muzabana abantu mu biyobyabwenge, muzabana abantu bateye amacupa abagore babo kuko batabahaye bihagije kubera ibiyobyabwenge. Abo nibo nshumbye, yegwe n'abandi bavuye mu isi. Rero urumva ibintu yavanye iyo ngiyo nibyo navanye iyo ngiyo mu isi, turabihuza tukabasha gukora ku mpande zose. Reka mvuge ngo Imana izagukoresha iragutegura, ntabwo ari ibintu uza ngo ba nk'aha ngaha turi. Urugero mwadusuye, aha ni mu rugo, murabibona ducumbitse, ni muri Gikomero, aho zitwa muri Gikomero. Ariko ibintu bya destandarization cyangwa se guhuza intara n'imirenge n'imirenge n'uturere yari Kigali ngari. Ariko kubera umuhamagaro turaza twisanga muri Gasabo. Rero umuhamagaro ni ugutwara aho uri. Biravuga ngo kwiza niko kwatumye Aburahamu ava mu gihugu cy'iwabo ajya mu gihugu atazi, kubwo kwizera. Turi hano kubera kwizera. Sinababwira ngo ndi hano kubera iyihe mpamvu. Turi hano kubera kwizera, kandi cyatuzanye turakibona, turagisobanukiwe. Ni ugufasha abantu barushye. Ibi ngibi reka mivuge, abantu duturanye hano bamwe n'abasangwa butaka, nubwo bamwe baryanze, batunzwe n'umurimo wo kubumba. Ibyo tubihuriyeho, sibyo? Sinzi icyiciro barimo, ariko ngira ngo ni abantu b'abakene badafite n'imyambaro, barwaye imyate, bafite ibibazo. Rero bisaba umuntu ufite umutima wa Kristo. Natwe turongera amasengesho ngo Imana idufashe tubashe kwihagaramo neza, kuko muri kamere y'umuntu ashaka kuba umuntu ukomeye, ashaka kuba umuntu ufite ibintu byinshi, ubana n'abantu nyine urumva bameze neza. Ariko turashimana ko dushoboje kandi dukomereje amaboko. Mwihangane, tumaze igihe kirekire mu murimo dukora, nk'uko yabivuze, tumaze igihe mu biterane, ntabwo turi kuruhuka. Ariko ibyo tubahaye n'ibivuye mu mutima, si ibyo twatekereje, n'ibituye mu mitima. Ntabwo ari ubwenge bw'isi tubahaye, n'ibivuye mu mutima.
kuko Imana ntikirisha ubwenge bw'isi, kirisha ubwenge bwayo. Ku bwenge bwayo mbere y'isi imeze nk'ubupfu. Niyo mpamvu rero dukirisha ubupfu bw'ibibwirizwa. Niwumvira ijambo rishobora kukubohora. Urugo rwananiye, we byananiye gukora Imana ubwo n'umugabo. Ndabizi abantu benshi barabyifuza gukora Imana ari couple. Ni nako byakagombye kumera. Ni nabyo imiryango yifuza, hari imiryango y'abayihaye Imana, imiryango igamije ku bukristo ndetse n'inzego zitandukanye. Rero nta wundi wadushoboza ni Kristo. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Ngira ngo murakoze cyane. Nanjye nsoza icyo navuga, yaba abarwubatse rukomeye, yaba abo rusa nkaho rujegajega cyangwa se umwanzi agerageza kubagusha no kugira ngo baruvemo, nababwira ngo nimukomere, mukomere, muhanga amaso Kristo. Imana niyo yubaka. Kuva mu itangira hagati ya Adamu na Eva ntago Satani igeze yishimira umuryango, ko umuryango niho havukamo abapasiteri bakomeye, havukamo ababishopu, abapotre, niho havukamo abayobozi, havukamo abaperezida, havukamo ibihangange. Rero ntabwo Satani azabareka, ahubwo azabahagurukira kugira ngo abarwanye. Rero nakuvuga ngo duhange amaso ku musaraba, twizere Imana, dusenge. Nabwira abadamu bagenzi banjye ko ntabwo urugo rwubakwa nuko umugabo yakwiseshera ishusho, nta nubwo urugo rwubakwa ko umugabo yakuguriye imodoka, nta nubwo urugo rwubakwa kuko wasohokanywe. Urugo rwubakwa kuko uzi icyakuzanye mu rugo, uzi ko waje kuba umufasha w'uwo mutware, kandi uwo mutware waje kubera umufasha. Ntabwo mwareranywe, nta nubwo muvuka mu ndimwe, ntabwo mwaje muri impanga. Afite uko ateye, yarakuze, wamubonye akuze, hari imico afite. Rero kuko waje uzi ikikuzanye, kuko waje umusanga, waje utabaye. Niba uje utabaye ugomba guca bugufi, ugaca bugufi wowe ubwawe, we madamu abanyumva, ugaca bugufi ukamanuka. Ingeso yananiwe kureka wowe ukayireka, yazamuka wowe ukamanuka. Uko wari uteye, niba wavuga uti jye nari nitunze, niba wari witunze ntabwo agomba kujya kwemera gushakana nawe, wari kuguma iyo ngiyo n'ubundi. Ariko niba waremeye akagushyira mu rugo, ntabwo ugomba kuzamura intugu ngo uvuge ngo uritunze. Nta nubwo umugabo azamera nka papa wawe, ntabwo azabaho nk'uko musaza wawe yubatse. Umugabo ni umugabo wawe, azakubera umwarimu mwiza, azakubera umukunzi, azakubera byose, kandi akwigisha mu ngeri zose. Ariko abadamu dukeneye guca bugufi, musenge. Nababwira ngo musenge. Kwa gusenga hari ibintu guhindura, kwa kwihangana hari ibintu guhindura. Numara kumenya inshingano yawe mu rugo, ko inshingano yawe atari iy'umugabo, uzabasha kubaka urugo kandi ruhamye. Umukozi w'Imana nawe mugenzi wanjye, ushobora kuba umugabo wawe ari umukozi w'Imana, wowe iyaguhamagaye, iyo ukorera urayizi. Iyo ngiyo niyo ibasha kumuhindura, ntago we wamuhindura. Wowe numusenga, hari icyo Imana izakora ku buzima bwe. Kandi nababwira ngo aho kugira ngo umukurikize za telefone zimubaza aho ageze, umukurikize kumuneka, ahubwo navuga ngo umukurikize Mwuka Wera. Ufate umwanya munini wo kumusengera, umusengere ko nawe ni umuntu, umusengere, umwami musabira imbaraga, mubwite Imana umurinde aho ari, Mwuka Wera umundebere. Imana izabikora, kandi twubake urugo neza, urugo rubereye umuryango, urugo rubereye igihugu ndetse n'itorero. Rero ntabwo Satani yapfuye, nta nubwo asinziriye, ari maso. Ariko natwe tube maso. Murakoze. Icyo se musengere abakurikiye iki kiganiro. Murakoze. Ibintu byose bikomezwa n'amasengesho. Nk'uko ubundi bavuze urugo, bavuze korutire. Korutire rero nifunga ibintu byose birimo imbere. Korutire igizwe ushobora kubakisha amatafari ahiye, ushobora kubakisha ruriba, ariko urebye ibigize ni amatafari, ni isima, ni amabuye muri foundation. Rero amasengesho ni korutire. Rero niba wizera ijambo ry'Imana, ushobora kuba waracitse intege, usubijwemo imbaraga, turagusaba kugira ngo ukingure umutima wawe, maze tugusengere. Kandi niba utarakira Yesu umwami n'umukiza, niwe wagushoboza, niwe wakubakira.
murakoze. Kuko Yesu yaje muri Edeni kugira ngo asubize cya kindi cyabuze muri Edeni. Adamu wa mbere yaratsinzwe arayiferinga pe, ariko Adamu wa kabiri yaje kugira ngo agarure icyazimiye. Adamu wa kabiri ni Kristo. Cya giti Adamu wa mbere yacumuriyeho nicyo Adamu wa kabiri yagiyeho yishyura ikiguzi, amena amaraso. Uwo Yesu rero mwakire, niwe gushoboza, niwe ukubakira, niwe ukuyoba, niwe bwenge, niwe butunzi. Iyo ufite Yesu ufite ubutunzi, ufite ubwenge, ufite byose. Rero reka dusenga Imana. Data, mu izina rya Kristo ndagushimiye kubwo uyu mwanya tugize, ndagushimiye ubwo urimo dukoze. Mwami Imana, udakoze twebwe ntacyo twashobora. Herekeza ijambo rya bakozi bawe. Mwami Imana, izina ryawe niryubahwe. Ndagushimiye ko ureherekeje. Mwami, duhesheje umugisha witeka Imana Nyiringabo, abakozi bawe Imana bayiyeguriye umurimo wo kuza kuvuga ubutumwa binyuze mu isakazamakuru. Mwami Imana nzima, ndagusaba Mwami kugira ngo ubibuke. Mwami Imana, ubaguriye imbago, kandi ijambo ryiravuga ngo bazatugana tuzabahesha umugisha. Tubahesha umugisha Mwami, tubahesha umugisha w'urugo, tubahesha umugisha w'iterambere, tubahesha umugisha mu buryo bw'umwuka Mwami Imana no mu buryo bw'umubiri. Wakoze witeka Imana Nyiringabo, senga imitima yose idukurikiye, uyisange Imana, uyihishura uyiyereke. Mwami Imana, ibya ingo zawe zisenyutse turasenze kugira ngo uzubake mu izina rya Yesu Kristo. Mwami wanjye Imana, usubize ku murongo wari ugiye kwahukana, wari ubivuyemo, abari batangiye kudivorusa, mu izina rya Yesu. Mwami Imana, wubake. Ndabize hari imbaraga z'igihe cya nyuma z'abadayimoni zirurukiye kugira ngo zisenye family. Izo mbaraga turazinanije. Iyo myuka iteza imyiryane, kwikuna no kwirebaho, myuka y'ibiyobyabwenge, mu izina rya Yesu turayinanije. Satani turakwirukana mu ngo z'abantu. Mwami, ndagushimiye ku byo ukoze kandi uremye. Icyoro cyose ni cyawe, mwizagirutse twizeye kubikoze. Amen, amen, amen. Shalom. Reka tubahe namba yacu, nimero igendanwa mushaka kutuvugisha ni 0788 5 6 3 ndasubiramo 0788 5 6 3 Reka mbahe neza Pastor Fanny, ariwe Madame Nyirishema Fanny, ni 0788 ariko zivugire. Mwakoze. Nimero zanjye ni 0788 61 26 04 0788 61 26 04. Murakoze.